kinyinjira umusekuru uciraka amano kugwiza imbaraga no mu bihe bikomeye umutima wanjye urabize imana yakobo yambereye igihome kinyinyira umusekuru ndaciraka amano kugwiza imbaraga no mu bihe bikomeye erega mani ibyo ugambirira kuri njye nasibi ntabwo ari bibi si bibi Yesu ashimwe mwaramutse ya nange ndamutse amahoro turashima imana ko uyu munsi 30 z'ukwa 11 nk'abantu mwe dufite ibintu byinshi byo kubwira imana ngo warakoze ukwezi kurarangiye ejo tuzatangira ukundi kwezi kwa 12 kwezi gusoza umwaka turashima imana ko ikomeje kuturinda nuko ukwezi kwa nyuma tuzakurya nk'umutsima kwa 12 mbese kuzaba ukwezi kw'amashimwe hari ibyo imana yavuze izadukorera muri uyu mwaka n'ukuri ntabwo kuzarangira itabidukoreye ndashima imana ku bwa Claire ni umuvandimwe tubana kuri groupe iminsi ishize yararwaye cyane ashaka no gupfa rega ariko imana yaramurinze none yashize iminsi nk'itatu nabwo akoze accident ariko ndamubwira ni humura nta kintu uzaba ubwo bwose accident ituzanira ikintu cyitwa nko guhomba ariko yabaye muzima kandi yari mu modoka atwaye ari kumwe n'abana be babiri urumva ko ntago ayo marira twari kubona ahantu tuyashyira nta nubwo twari kubona uko dusubira imbere y'Imana dusenga hari ibintu byinshi njya mbwira Imana ntuzabindinde kuko sinzi ko nzongera kubona imbaraga ariko burya buri gihe cyose Imana itanga imbaraga zacyo ariko turashima Uwiteka Nyiringabo ko akimurinze turashima Imana ku bwa mama Kanyoni nawe agifite ubuzima buzima ntacyo yabaye hari n'abandi benshi hano bagiye barwara n'ukuri ariko Yesu akagira gute akitamurura nigeze mbwira umwuka wanjye ndabwira mwami Yesu uzandinde umuntu upfa hano mujya mubona izindi groupe habaho amatangazo y'abapfuye n'iki ariko hano ntabwo bikunda ko haba Yesu hari ukuntu yadukingiye ukuboko yaso ariko ubwo ndavuga abakunda kuba active ari abantu badakunda kuba active so ndabasuhuje rero Alexia Beri Christian Gisele n'abandi bose bakunda kuba kuri groupe dushima Imana cyane ko bwa Papa Dive uduhaye ijambo nukuri aduhaye ijambo ryiza muri make hariho abantu bagenda bagatakara burundu bakaba nka kiriya giceri nayo rebe biravuga ngo senga icyo giceri cyatakaye munsi y'igitanda mu mwijima ejo numvishe Pasteur Kayanja avuga ngo mu mwijima ngo nta mwijima ku Mana ngo n'igihe isi yari idafite ishusho Imana yabashaka kuyireba ikamenya buri kintu cyose ahantu kiri ariko niba umuntu yaratakaye ahantu harimo umwijima hatagaragara meanwhile ko ari ahantu hatagaragara nyine bigoye ko hava nubwo Kristo yajya kuhamuvana byamugora hanyuma ikindi cya kabiri atubwiye ku ntama igenda umushumba agati intamba 99 akajya kuyishaka sinzi niba Kristo yari akwiye guhora muri urwo wari intama tayaruragiye kandi n'ubundi dufite n'abandi bari hanze bataraza mu rwuri ntekereza ko dukwiye gukura tukabana responsible ibi bintu tukabivana mu idini tukabivana muri rutine tukamenya ko Imana umwami Yesu ari abami bacu tugomba kububaha atari kuvuga ngo nabivuyemo rimwe uzabivamo itorero ritahe rimwe uzabivamo uvane y'ubusembwa twirinde rero tunikunde rega ijambo ry'Imana rimwe ryigeze rigera kuri Yobu riramwazanga ariko wibwira ko gukiranuka kwawe biva kuri bimfitiye umumaro cyangwa gukiranirwa ngo niwe mwana w'umuntu bifitiye umumaro so
uwa nyuma n'umwana wagiye akayibye akicwa n'inzara akagaruka afite umwuma. So biriya ni umugani w'ubuntu, kuko ntacyo yari akwiriye kurusha uriya mwana wari uri mu rugo wubashye se akaguma mu mategeko agatuza. Biriya byari byerekana ko Imana igiye gutanga ubuntu no kubirara no ku bagiye bakaye ibyabo. Mbese niyo mpamvu ijambo rivuga ngo n'udafite ifeza naze. Ni ubuntu bw'ibyo tudakwiriye. Ariko se ubundi tuvuge ko ubuntu bw'ibyo tudakwiriye bwatuma birakwiriye ko tubaho gutyo turi abantu bamenye Imana? Tumaze umwaka wose twumva morning prayer, mwumva n'abandi bapasiteri na hehe, ukaba uraha mbese uraho nyine uraho. Nigeze numva Apostle Gitwaza avuga ngo hari umuntu ubyara umwana, hari n'ubyara ishyanga, hari ubyarira igihugu. N'ejo nabyumvanye Kayanja ngo hari umuntu ubyara umwana, hari n'ubyarira igihugu. Murashaka tuba abana pe bajya barya babatamitse nuko, ariko hari umuntu ugomba kuba active akagira n'icyo amara. Ariko ntiwajya kugira icyo umara nawe utiyitaho, uri igiceri gitakara mu mwijima bakakubura. Ejo ukaba intama izimira ntagire umenya ahantu wagiye, wagera iyo ugera ukananirwa ugatangira guhebeba, Yesu akamenya aho uri. Yesu we, munyihanganire iyo ndi kubwiriza nyoborwa n'umwuka, ntabwo njya mvugisha amagambo yanjye, sibyo? Ahandi ukagenda ukaya ibyawe. Hari ikintu umwami Yesu yanyigishije muri uru rugendo rw'ubuzima, yanyigisha agaciro k'ifaranga. Ambwira ati njyewe naravuze ngo ntawe ukeza abami babiri. Yafashe ubwami bwe abugereranya n'ubw'ifaranga. Ibyo wari ufite uragiye urabyaye, none se uriya mwana nubwo yagarutse mu rugo kwa data yari kongera kubona uwundi mugabane? Ngaho namwe mubimbwire. Buriya kiriya gisambo ku musaraba cyinjiye mu ijuru hari umugabane cyabonye ijuru gusa. Kandi mu ijuru hariyo amazu, hariyo na za karitsiye, hariyo imiturire. Uko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo ushaka kibe munsi ko kiba mu ijuru. Ibyinshi tubona ni ibicapo byo mu ijuru. N'ubundi uzaba mu ijuru udasabiriza ntacyo wifuza, ariko ntuzaba uri mu miturirwa. So rero ni byiza ko ubuzima tubufata mu biganza kandi tugaha agaciro Kristo watubambiwe. Nabyo Papa Dive yabivuze, tukibuka Kristo watubambiwe. Yabanje aravuga ngo ni ijambo ry'ihumure, mwongere muhumure, hari ubuntu. Ariko ntabwo tuzahora mu buntu. Igihe kimwe Kristo azatwara itorero, kandi ngo abazasigara nta mwuka wari uzaba ukiri ku isi, bazakizwa n'amaraso yabo. Ngo bazajya bavuga ngo uvuga ijambo ry'Imana araha, wiruka ugiyeyo usanga arahavuye. Mubikore hakiri kare, n'imyaka iri kutujyana. Uzi umuntu ukizwa afite imyaka 50 uzi agahinda agira. Uzi umuntu ukizwa afite imyaka 30 uzi agahinda agira. Bamana kweri kujya utabimbwiye kare ko biryoshye. Ndabakunda cyane. Imana yampaye message rero. Abantu mwe, Imana iratangaje. Iyi message iratureba twese abanyarwanda. Yampaye message, kandi iyi message numvishe intunguye cyane kuko ntabwo menyereye message zimeze gutya. Imana irambwiye ndyamye, ikunda kumpa message mu masaha 10 nsinziriye, nkumva message iraje igahita bamekaho n'icyanditswe. Hari n'ubwo itagishyiraho nkahita ndyama nkatekereza nkabaza Imana, ariko nkojya kumva mu mwuka icyanditswe kiraje kimaditseho nacyo kiraje. Noneho ndangije irambwiye ngo mushimire perezida wanyu. Ngo mushimire perezida wanyu, ngo Imana yamukoresheje ibintu byinshi by'ubutwari, kandi yanyuze mu bintu byinshi bibabaje. Buriya afite umutima wihangana udasanzwe, ngo yatewe amacumu, isi yose yamuteye amacumu. Noneho agira n'abanyarwanda batigeze bashaka kumwumva nabo bamutera amacumu, arangije ariko arakomeza arihangana. Imana irambwira ngo akwiriye ituro, niko yambwiye, ngo akwiriye ko twamuha ituro. Arambwira ngo ese niba yambwiye ngo ese niba umushumba w'itorero runaka riri wenda nko mu Gasyata afasha abakristo be bo gukizwa aho muri iryo torero bonyine akabona amaturo, ese umuntu wahagaze hejuru y'iki gihugu cyose imyaka ikinagarukire hano muri East Africa, muri diaspora hose, ahantu hose ari abanyarwanda, abantu bakishyira bakizana. Arangije arambwira ati murabona ko iri turo ringana gute? Ati nta nubwo mwaribona icyo mumuha. Arangije arambwira ngo uko mumusengera gake,
ati njya mbona mu matorero musenga mugasengera ibibazo byanyu, mwajya gusoza ngo musengere ngo igihugu n'umukuru w'igihugu ngo mukabicaho mugenda, ngo ariko mwari mukwiye kumusengera kuko n'Imana yahaye kudutekerereza twese. Ni ukuri yari message en profondeur, mumusengere, mumushimire. Uku kwezi muzamusengere cyane, mumushimire aho umukristo wese ari muri iki gihugu. Sinzi ahantu iyi message yanjye yagarukira, ariko aho umukristo wese ari muri iki gihugu mumusengere, ariko ngo mumushimire, nicyo kintu yambwiraga cyane. Kandi ngo ntituzongere kumusengera amahushuko. Ngo ni umuntu wanyuze mu mubabaro mwinshi kandi akihangana. So harimo abantu bavuga ngo hari nigeze mbona umunyamakuru amubaza ngo se ujya useka, ariko umuntu iyo yababaye cyane araseka, ko nanjye bimbaho. Siko nsigaye numva abantu bari guseka nkabona mfite umunezero wa Kristo, ariko guseka ntabyo nkigira kubera guca mu ntambara nyinshi. Hari umunyamakuru wamubajije arabaza ngo se rimwe na rimwe ujya useka? Waseka gute se? Impande enye z'isi buri wese agushinja iki, buri wese agushinja iki, buri wese rimwe na rimwe uzi ko nta kuba utagize ngo ibintu bigende neza. Bantu b'Imana buriya nta muntu wifuza ko ibintu bigenda nabi. Umuntu hari igihe yisanga byabaye. So noneho Imana irambwira ngo n'ikimenyimenyi njye nahaye igihugu umugisha kubera we. Noneho arambwira ngo dore ho mugeze mwese, kandi koko niho tugeze, ngo mujya mwibaza ngo adahari ninde wayobora. Iki kibazo twarakibajije abantu benshi, aramutse adahari agize ikibazo ninde wayobora. Aho tugeze kuri ubwo buzima, aho tugezaho, Imana iravuga rero mumushimire, mumusengere, yakoze byinshi. Yakoze byinshi, mwebwe nta n'ibyo muzi, murebesha amaso, mumeze nk'abafana, uko niko yambwiraga, mumeze nk'abafana bari inyuma y'igihugu birwa bavuga ngo akinnye nako bari inyuma y'ikibuga, akinnye nabi, kuki adakase, kutagize gutya. Niba ubona hari uko bakata bagakina bagaconga umupira, wafashe godi ukambara ukajya mu kibuga ukamenya ukuntu ibintu bimeze. So buriya message y'Imana ntabwo ipfa kumanuka. Nabanje ndavuga ngo ntabwo ngiye message nk'izi nkunda kuzakira, ariko arambwiye ngo mumushimire, akwiriye ituro. Ngo nuko wenda mutazi uko mwarimu, akwiriye kubona ituro, akwiriye kuribona. Mbese waduha momo ye tukamushyiraho ituro, tukamubwira ati turagushimiye, wagize neza. Manda yose ayoboye twagize amahoro, turaryama tugasinzira, tugenda amajoro, urivuza, uriga, nta bintu byo gutoranya abantu ngo yariga uyu ntabwo ari bwige. Twabonye byinshi cyane Imana yamukoresheje. Ni ukuri nawe ntabwo ari we yumviye Imana. Noneho ukibaza ngo ese aba bapasiteri dufite n'abakozi b'Imana duhora dusingiza tunashimira, we ntiyari akwiye gushimirwa? Nabahaye urugero rw'itorero rimwe ry'umupasiteri twese twubaha, noneho reba we ayobora igihugu cyose, ayobora igihugu cyose. Noneho tekereza n'aho agera hakareberera amatorero, atariko ibintu bigiye kutujyana mu buyobe, ibintu bigiye gutuma tutagira ubwenge, nabyo akabijyamo. Imana rero iratugaya ko tutamushimiye nk'uko bikwiriye. Muri make nubwo twirirwa tumuvuga ntabwo twamushimiye, hari ukuntu Imana iri kutugaya mu mitima yacu. So ntabwo ndi umupolitisienne, sinjya nanamenye iyo bikubitirana, ariko Imana inyemeje ko ibyabaye byose byabaye ku bwayo kandi ko ikimurinze. Ati niba mwibaza ngo adahari hajyaho nde, ninde wamusimbura, niba icyo kibazo mukibaza, ni uko ari uw'agaciro, ni uko namushyizemo ibyanjye. So rero ahantu hose uri ujye ushima Imana kubwe, kandi ubikoresha umutima, uvanemo ikintu cy'akangononwa mu mutima. Ukoresha umutima, nunamusengera Imana yambwiye ngo tujye tumusengera, dufate n'isaha tumusengere kugira Imana imukoresha iby'ubutwari. Buriya ni nawe wamenya umuntu wamusimbura, yaramutse yumvisha akeneye retraite cyangwa yumva ananiwe, kuko niwe Imana izabicishamo. Rero ibintu byose dukora tumenye ko dukeneye kumusengera kugira Imana imwuzuze iby'ubutwari kurushaho, ariko cyane cyane ngo tumushimire. Ni ukuri Imana idushoboze, abajya bamubona bazamubwira ashyireho momo, tumugire gute, tumushimire. Iyo niyo message Imana impaye. Ariko apahama Imana irimo iragaya abanyarwanda, irimo irabagaya, ntabwo twamushimiye nk'uko bikwiriye. Biriya nibwo twabikoze, biriya byose ubona, ariko ngo burya ntibikwiriye. Iyo niyo message yanjye. Ijambo ry'Imana rero muri Timoteyo wa mbere umurongo wa 2
titire avanga ibyo gusabira abantu bose. Ariko hano ho ni especially we avuga ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose. Nicyo kintu yabanje kumusabira, n'ubundi ibyo byo nibyo twari dusanzwe dukora, ngo no kubasengera, ngo no kubasabira, no kubashimira, ngo ariko cyane cyane Bibiliya niko ivuga abami n'abatware bose kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago. Uriya muryango ntabwo ufite abantu benshi, ufite abana 4, umumama n'umupapa, kwicara tukabashyira imbere y'Imana buri munsi tukajya duhora tubasengera ntabwo ari bibi. Nabonye kantange nk'urugero nko kwa Poso Mignone ukuntu nabyumvise, ntabwo mbizi ariko niko nabyumvise, bafite groupe ya intercessor yirwa isengera Mignone gusa, ngo aho agiye ibyo akora bigende neza. None twebwe ntabwo iyo groupe yo gusengera perezida tuyigira n'umuryango we ngo bamererwe neza, Imana ibarinde ikibi, Imana ibagire gute, ngo ariko urabona ko birivuze ngo cyane cyane abami n'abatware bose kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago. Buriya ibi byose byabaye Imana yabikoze ku bw'ubuntu bwayo kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago. Kenshi cyane numva ngo hari igitero iki n'iki cyaburijwemo, ubundi ngo hari iki byose, kandi twe abanyarwanda ntitubimenye. Abikorera behind the scene kugira ngo tutagira tutahungabana. Uzarebe n'Imana ibyidukiza byinshi bidukorera behind the scene, kuko Imana ifunguye amazi ikatwereka ibitero tuba twahuye nabyo, ni ukuri twakuka umutima. So rero ni conviction, ni itegeko, ntabwo ribaye ikintu cyo kunegosiya. Mukristo wese wumviye ijambo ujye usengera perezida, ujye umusengera, sengere perezida, ushimire Imana kubwe, umusabire umugisha, musabire amahoro yo mu mutima, musabire gutekana. Ayo mahembe n'amacumu n'abarozi birirwa bamuroga bamugira, buragira abanzi benshi, hagira abantu benshi batamukunda birirwa noneho reba nkanjye ku giti cyanjye niba nirirwa mfite abantu banyureza amahembe n'ibiki byose, ngaho reba perezida utegeka igihugu Imana yahaye icyubahiro. So tujye tumusabira nk'uko dusabira imiryango yacu. Niba ubyuka usabira umuryango wawe umusengera ugira gute, ujye uvuga uti Mana perezida wacu umwiteho, madamu we, abana be, umugisha babeho. Ni ukuri Bibiliya iravuga ngo ab'itorero bagira umwete wo gusabira Pawulo. Ntabwo ijambo rijya ripfa kumanukira ubusa. Imana ishaka ko tumusengera, Imana ishaka ko dushima Imana kubwe, Imana ishaka ko tumushimira, noneho mu mutima we akanezererwa. Buriya nta bantu bagenda badahuje urugendo. Amenye ko hari abo bahuje urugendo, bahuje urugendo, bahuje urugamba. Ejo bundi yafashe manda nshyashya, iriya manda akeneye kumva ko ari kumwe n'abantu. Ese icyo kibazo bamubaza abanyamahanga ngo uko adaseka, akajya aseka nawe akanezerwa, agaturika agaseka, umutima we akavamo ibitwenge. So Imana yo yari yaranje ku giti cyayo imwitaho, imugira mbese imuha amahoro, imuramurinda, ibimunezeza. Niyo mpamvu ubona ameze neza, ni ukuri umuryango we uri fayini, n'urugo rwe n'iki byose, naho yahura n'intambara ni za zindi twese duhura nazo, ariko Imana yarabyikoreye kuko yabonye ko nubwo tubikora rimwe na rimwe tutabirimo. So rero ubwo urumva dufite inshingano zo kumwitaho, dufite inshingano zo kumwitaho, zo kumusengera amanywa na nijoro. Wenda utazashobora kubona uko yamugezaho ituro ry'ikicumi kuko aragikwiriye, ariko ajya amusengera, amushimire, abwira Imana ngo umurinde, umuhezagire, umuhe imbaraga, umuhe ubuzima. Kalebu ngo aravuga ngo ndabyibuka kera ngo Mose ngo ampe igikingi, ubwo nari mfite imyaka 45, ngo imbaraga nari mfite nizo mfite imyaka 45. Niba Kalebu yarabashije kugira izo mbaraga, na perezida wacu yazigira afite n'imyaka 100 n'ingahe, ariko agakomeza akagira gute kugeza igihe Imana izategekera undi ndababwira ngo ni nawe uzamenya uwo ari we. So rero icyo kintu tukiteho, ni ukuri Imana iteye kutugaya. Mwami Yesu urakoze kubwira ijambo umpaye, ubishimirwe kandi uhabwe icyubahiro, ubishimirwe cyane, uhabwe icyubahiro, ishimwe no gukomera n'ibyawe. Tugushimiye kubwira ijambo, tugushimiye ko twibukije inshingano zacu, ariko cyane tugushimiye ko waduhaye umuperezida mwiza, umuperezida wifuzwa, abantu bose baramwifuza. Ntabwo Mwami twabifashe, mbese hari ukuntu tutamenya ibyabaye, ariko Yesu duhishuriye ko byose byaturutse kuri wowe. Wamuhaye inkomezi, umuha ubushobozi, umwitaho, naho tutari duhari neza wowe urahahagarara, wagize neza. So duhe kumukunda, uduhe no kumushimira Mwami, muduhere n'amahoro mu mutima, umuhe gutekana, umuhe gusa neza, umuhe inkomezi. Izo mbaraga zari muri Kalebu afite imyaka 85, nawe uzimukubira inshuro 1000, n'umuryango ubahe kurama, ubahe amahoro, ubahe kunezerwa, ubahe ibyishimo, ubagenderere mu bintu byose.
mu izina rya Yesu Kristo, mugotesheje amaraso ya Kristo, mugotesheje imbaraga z'umusaraba, mugotesheje kubaho kw'Imana. Mwami ndamukugororeye we, imitekerereze y'imikorere no kubaho kwe, abana be, madamu we, urugo rwe n'abamufasha kuyobora bose ndabakugororeye. Mwami iki gihugu cyacu ni icyawe, kiyoborwe nawe muri byose. Reka Mwami imbaraga z'ubwami bwawe zikigote, ikidakwiriyemo cyose Mwami, igiti cyose kitatewe nawe muri iki gihugu cyacu kirandurwe, hahagarara ibendera ry'ubutsinzi no kubaho kwawe muri twe, ariko cyane cyane muri we. Urakoze cyane Kristo, umugenderere, umwiteho, umuhe keya, umunezeze Mwami, n'ibyo akwifuza habibone Mwami, n'ibyo agukeneye habibone. Mbese Mwami hari ukuntu buri wese aba afite ibyifuzo bye biri particulier, abibone Mwami, turamugushimiriye. Ntago tubizi uko twatanga iryo turo, ariko nabyo uzabitangaho umurongo. Urakoze cyane Kristo ko ubyumvishe kandi uko ubikoze. Ijambo ryawe rirambwira ngo ariko ubasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba. Urakoze cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabakunda cyane rero, Imana ibampera umugisha mu bintu byose mukora, ariko cyane cyane icyo kintu mukizirikane, isengesho ryawe rya buri gitondo ujye umushyiramo. Amen, amen.